Muri ino video tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu birindwi utakwiyumvisha ko biba kuri ino si yacu, ndetse benshi mu babibonye bakuka imitima kuko ni ubwa mbere baba babonye ibintu nk'ibyo. Urakaza neza ku muyoboro wacu wa Menya TV Show uzajya ubagezaho amakuru y'imyidagaduro, ubucukumbuzi ndetse n'ubumenyi mu bijyanye n'imibereho yacu ya buri munsi. Muri ino video tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu byagiye bifatwa na za kamera zo ku mihanda, hanyuma ababibonye bose bagakuka imitima kuko nta n'umwe wabashaga kwizera yuko ibintu nk'ibyo ngibyo byabaho. Ndagira ngo witegereze ino video ya mbere tugiye guheraho. Ni video y'umushakashatsi. Abashakashatsi bano bakora ibijyanye n'ubushakashatsi bwo munsi y'inyanja. Ni ikintu gitangaje yafashe kuri kamera, gusa nawe yagifashe kubw'impanuka, ntabwo yateganyaga yuko ari buhure nacyo. Bundi bano bashakashatsi bakora ibijyanye no munsi y'inyanja bagenda bavumbura ikintu kiba munsi y'inyanja. Iyo barimo bakora ubushakashatsi bwabo cyangwa se bakora ubuvumbuzi biga ku biremwa biba munsi y'amazi mu nyanja, ni ibintu bisanzwe kuri bo, ku buryo bajyana nyine kamera kugira ngo bereke n'abari ku isi ibintu biba munsi y'inyanja, indabo, amafi. Ibyo ni ibintu bisanzwe kuri bo ku buryo bajyana kamera nta kintu bitwaye. Rero uyu mushakashatsi ubwo yarimo gukora nk'ibyo ngibyo, yerekana ibiremwa biba munsi y'inyanja, yerekana indabo, uburyo munsi y'inyanja hameze, ari muri submarine, ikintu yabonye kamera ziwe zafashe ni ikintu gitangaje, ni ikintu cyateye ubwoba abantu, ku buryo akimara kuva muri iyo nyanja yese aza gukoreshwa interview n'abanyamakuru bamubaza ibintu yabonye ibyo ari byo, nimba yarasanzwe abizi. Gusa umunyamakuru yababwiye yuko ari ubwa mbere akibonye. Ndagira ngo witegereze iyo video urebe ikintu kamera ziwe zafashe, ni ikintu giteye ubwoba utatekereza yuko kiba kuri ino si yacu dutuyeho. Ngira ngo nawe urabyiboneye ikintu kamera z'uwo mushakashatsi zafashe ubwo yari munsi mu nyanja akora ubushakashatsi. Gusa iyi video ikimara gusesekara ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagiye bavuga yuko ngo iyo ngiyo ashobora kuba ari Madame Somake. Yewe na bamwe mu bantu batizeraga yuko Madame Somake zibaho bagiyeho babyizera, bavuga yuko Madame Somake koko ashobora kuba atari inkuru z'impimbano, ahubwo ari ibintu bya nyabyo koko zibaho, ari ukuri. Ndagira ngo nawe tuganire umbwire, se koko urabona ko ari Madame Somake cyangwa? Reka twikomeze na video yacu ya kabiri. Video yacu ya kabiri n'ubundi ntabwo ijya kure n'iya mbere. Iyi ni video n'ubundi igaragaza umushakashatsi bano nyine bo mu nyanja, ubwo yarimo gukora ubushakashatsi bwe munsi y'inyanja. Ari ukuntu nyine bambara imyenda yabugenewe, bakambara n'imyuka iyi ngiyi ituma nyine bahumekera munsi y'inyanja, ubundi bakishyira kamera ku mitwe kugira ngo n'abantu basize mu bwato bagenda bareba ikintu barimo barareba munsi y'amazi. Uyu mushakashatsi nawe ubwo yarimo kuzamuka avuye munsi mu nyanja amaze gukora nyine ibyari byamujyanye, yazamutse nyine azamuka yoga n'amafi ayareba imbere yiwe. Ndagira ngo witegereze ikintu kamera ziwe bashyize ku gahanga yabonye nawe akareba. Ndagira ngo witegereze icyo kintu neza, cyitegereze neza icyo kintu. Gusa iyi video ikimara gusesekana n'ubundi nabwo ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu bantu batizeraga yuko Madame Somake zibaho bagiyeho barabyizera, bavuga yuko iyo ngiyo ari Madame Somake 100% yuko nafi imeze gutyo. Ndagira ngo nawe rero umubwire, ese iyo ngiyo urabona ari Madame Somake cyangwa ni Samake isanzwe? Ndagira ngo tuganire. Twagiye no kuri video yacu ya gatatu. Iyi ni video igaragaza umwe mu bantu bari bashinzwe gucunga umutekano muri Moroge. Uyu mugabo ubwo yarimo gucunga umutekano yicaye nyine nk'ibisanzwe, ni akazi ke bakora mu buzima bwa buri munsi. Ubwo yari yicaye nawe ikintu yabonye ni ikintu kidasanzwe, ikintu kamera ziwe zafashe ni ikintu giteye ubwoba, nabwo cyavugishije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musekirite ubwo yari yicaye yagiye abona umwe mu mirambo yari arinze cyangwa se hamwe mu hantu ashinzwe kurinda, abona umurambo uhise uzamuka, kandi uwo muntu byitwa ngo yari yitabye Imana. Uwo musekirite akimara kubona ibyo ngibyo, ngira ngo urimo kubibona, yese ahaguruka ariruka kuko ubwoba bwaramwishe. Nyine ibintu yari abonye ni ibintu bidasanzwe. Ibyo ni ibintu byagiye bifatwa na kamera kubw'impanuka, nta muntu umwe yabiteganyije, ari ibintu nyine bibaye kubw'impanuka. Rero uyu musekirite nawe akimara kubona yuko umwe mu birambo ubyutse, yikanze yuko ari umuzimu, arahaguruka arirukanka. Gusa muri iyo video ushobora kwibaza, se byarangiye bite? Uyu muntu koko yaragumye arazuka, yari umuzimu, yari iki? Nyuma yuko uyu musekirite asohotse yirukanga bite nuko yari afite ubwoba, akimara kugera hanze yahuruje abaganga n'abandi bantu mu kuza ngo basanze n'ubundi uwo murambo ukiryamye nk'uko yawusize, nta kibazo n'iki na kimwe ufite. Bari banze kumwemera, nuko aza kubereka amavideo y'ibintu kamera zafashe, nabo baza kubyemera, ubwo burabataha nyine. Gusa nyine
byateye abantu benshi ubwoba ku mbuga nkoranyambaga, bamwe nibigize bavuga yuko ari umuzimu, bamwe bagiye bavuga yuko ahubwo ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe bibaho, ko ari igihe umuntu apfa ariko ibice by'umubiri wiwe bikagumya bikora. Rero ndagira ngo nawe uze kuza kumbwira, ese uyu ni umuzimu cyangwa koko umubiri w'umuntu yitabye Imana n'ubundi ugumye gakora? Sinzi, turaza kubiganiraho muri comment, utubwire wowe urabibona gute. Ndagira ngo witegereze n'iyi video yacu ya kane tugiye kurebera hamwe, turebe ibintu byagiye bifatwa kuri kamera kubw'impanuka nta muntu umwe abiteganyije, ubundi bigatangaza abantu benshi, bigakura imitima ya benshi bagiye babibona ku mbuga nkoranyambaga. Iyi video yacu ya kane iragaragaza mu gihugu cya Thailand abagabo cyangwa se abantu barimo bashingura uwabo witabye Imana, baje kumushyingura. Nuko ubwo barimo barashyingura umuntu wabo, icyabaye ni ikintu giteye ubwoba ndetse gitangaje. Umwe mu baje gushyingura uwo muntu bari bafite n'isanduku kugira ngo bashyingure nyine uwo muntu bamushyire mu cyabugenewe ajyemo, yaseye nk'unyerera, yasiteye ku butaka. Gusa ibintu byabaye wagira ngo ntago ari impanuka, yarasitiye mu kwikubita hasi ahita amanuka yikubita mu mva aho bari bagiye gushyira uwo muntu witabye Imana wari uri mu isanduku. Gusa ndagira ngo witegereze neza iyo video. Abagiye bitegereza iyi video ku mbuga nkoranyambaga bagiye babona ikintu gisa nk'ikiganza ku bitugu by'uyu mugabo byamukururaga mu mva, byasaga nkaho uyu mugabo uburyo aguye atari ibintu nyine gutya by'impanuka bisanzwe, ahubwo ari ikintu kirimo kimukurura muri iyo mva. Abantu niko benshi bagiye bavuga ku mbuga nkoranyambaga. Ndagira ngo nawe witegereze neza iyo video urebe ku bitugu by'uwo mugabo, ese uwo mugabo uko n'ukugwa bisanzwe cyangwa n'ikintu cyamukururaga muri iyo mva? Ndagira ngo nabyo uze kutubwira muri comment wowe urabibona gute. Twagiye no kuri video yacu ya gatanu. Iyi ni video igaragaza umuganga bano bakora ubushakashatsi ku kishe umuntu, nk'uyu muntu yitabye Imana, wenda nk'urugero nk'umuntu yitabye Imana RIB ikamujyana igasaba abaganga ati mukore ubushakashatsi murebe nimba uyu muntu yaba yishwe n'indwara, yaba yishwe yakubiswe. Nyine abo ngabo abaganga nicyo bakora, uwo muganga rero nawe nicyo yakoraga. Gusa aba baganga bamwe na bamwe bitewe n'uko nyine bafasha kwifata video berekana buri kimwe cyabagiye bavumbura ku muntu, uyu muganga rero nawe yarimo gufata video abaga umuntu nyine witabye Imana, arimo gukora iperereza arebe se uwo muntu yishwe n'iki, yaba yishwe n'umutima, umwijima, nyine acekinga ikintu cyaba kishe uwo muntu. Gusa uwo muntu bwamo gukora ubwo bushakashatsi bw'iyo nyine bikishe uwo muntu, yareshyize kamera imbere asobanura nyine buri kimwe. Yagiye kubona abona uwo murambo yari yabaze bavanyemo igice cyose cyo mu imbere, abona uwo muntu azamuye ukuboko. Uwo muganga akibibona rero yese nawe akizwa n'amaguru ariruka ku bye bimuteye ubwoba, ntabwo yumvaga yuko nyine umuntu nk'uwo nguwo yazamura ukuboko. Gusa nanone iyo video nayo kimara gusasekara ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu bantu batinye kuvuga yuko ibyo ngibyo nyine ari ibintu bisanzwe. Uyu muntu yapfuye hari igihe ibice by'umubiri wiwe n'ubundi biba bigikora, ku buryo nyine ushobora kubona amaboko yiwe yikoresheje kandi n'ubundi yitabye Imana, ugasanga amaguru yiwe aranyeganyeje kandi yitabye Imana. Rero ndagira ngo nawe utubwire, ese koko birashoboka iyo umuntu yapfuye yuko igice kiwe cy'umubiri gishobora kumuvinga kandi yitabye Imana? Niko abenshi bagiye bavuga ku mbuga nkoranyambaga bakimara kubona iyi video. Ese nibyo cyangwa uyu muntu ahubwo ni umuzimu wamukoreraga? Ndagira ngo twiganire. Twagiye no kuri video yacu ya gatandatu. Iyi ni video nayo itatandukanye kuri niyo twabonye bwa mbere. Ni video igaragaza muri morgue kumwe baba bafashe nyine umurambo w'umuntu witabye Imana, umubiri w'umuntu witabye Imana bakawusiga muri morgue nyine kuko umuntu aba yitabye Imana. Gusa muri morgue nk'uko twese dusanzwe tubizi haba harimo za kamera, nyine ahantu hose haba ari kamera zishinzwe umutekano. Gusa ibintu kamera zafashe ni ibintu nanone nabyo byagiye bitungura abantu benshi. Muri morgue ubundi iyi kamera yaho nyine babashyizemo kamera bisanzwe kugira ngo bacunge umutekano. Bagiye kubona babona umwe mu mirambo bari bashyizemo we witabye Imana, babona ukuguru kwiye kurimo kuranyeganyega. Ndagira ngo nawe byitegereze neza, reba ukuguru k'uwo muntu kurimo kuranyeganyega kandi byitwa ngo uwo muntu yari yitabye Imana. Noneho ikintu gitangaje, abaganga nyuma bakimara kubona iyi video bagize wenda yuko uwo muntu yaba ari muzima, niko kuza ngo gusuzuma basanga n'ubundi uwo muntu umwuka wari washizemo kare ntago yarimo guhumeka. Gusa nyine byacanze abantu benshi bibaza se uyu muntu byagenze bite nyine kugira ngo umuntu anyeganyeze ukuguru gutya kandi yitabye Imana. Ndagira ngo witegereze n'iyi video yacu ya nyuma ari nayo ya karindwi. Iyi ni video igaragaza abarobyi barimo barirobera mu ijoro nyine baroba amafi nk'ibintu bisanzwe. Abarobyi nabo bafite za kamera, bafite umuntu ugenda bakamera. Ibyo ni ibintu bisanzwe, abantu bose basigaye bakoresha za kamera kugira ngo bashyire ku mbuga nkoranyambaga berekana ubuzima bwabo bwa buri munsi ibintu bakora. Ubwo aba barobyi barimo bararoba, barobye ikintu wagira ngo ni umwana wa Madame Samaki. Nukuroba ikintu gisa umwana wa Madame Samaki, nimba Madame Samaki yararakaye yese izamuka mu mazi ikurura bamwe mu barobyi, uwo murobyi yikubita mu mazi.
Iyi ni video nanone nayo yagiye ivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakibona iyi video. Bamwe bagenda bavuga yuko ngo abo barobyi ubwo banagaga amashundura yabo mu mazi bashobora kuba baradashyemo umwana wa Madame Somake, nuko Madame Somake ntiyabyishimira, niko gusimbuka nawe aje kumutabara, birangira n'uwo murobyi nawe yikubisemo. Kugira ngo witegereze neza iyo video nawe umbwire, ese koko ibi bintu Madame Somake ni uwanyawe cyangwa ibi ni ibintu nyine batubeshya baba bakoze script nk'amafilimi? Kugira ngo twiganire muri comment nyuma yo kureba izi video zose, ese Madame Somake ni uwanyawe? Ibi bintu twagiye tureba ni ibyanyabyo cyangwa ni ibintu bagiye bakora by'ama script nk'uko bakora nyine amafilimi? Wakoze kubana natwe kuri Menya TV show, TV izajya bagezaho amakuru y'ubwoko bwose, ubucukumbuzi, imyidagaduro ndetse n'imibereho yacu ya buri munsi. Wakoze kubana natwe, gusuze kwibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi video nk'izi ngizi zirimo ubuhanga buhanitse, zirimo ubwenge, zizagufasha kukugira akamaro. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha ndetse n'amafaranga. Ciao ciao.